bariho babivugaho. So ntabwo rero ubwo Joseph abizanye nuko koko agomba kuba afite orientation. Buriya ibi bintu biri dukuzumure bibira nahamya kuta amarangamutima yawe atarabogamiye ku banyabyaha batarabinezwa n'urukiko. Ariko nkanemeranya nawe ko umuntu utarabumya cyaha nkiri mu iperereza, binagaragara rwose ko nkiri mu iperereza nakwitondera kumusebya. Aho nemeranya nawe. Hagati y'ibyo bintu byombi rero harimo byinshi. Ndaguha urugero rumwe gusa kandi rwavuba cyane kandi ukabibazwa n'abanyamakuru bagenzi bacu. Mu minsi yashize hari umudamu, umugore, umutegarugori, abantu nyabona muri za Nyamirambo cyangwa muri za Kimisagara cyangwa abantu b'abasore batatu bambuye barakubita ndetse bakubitisha ikintu kimeze nk'umuhoro. Kwanza umuhoro. Nimwibuka iyo incident. Noneho pressure twagiyeho niyo kuvuga ngo ibi bishoboka bite, kandi nanjye koko niyo mutayishyiraho nanjye personally na polisi na RIB ibintu bishoboka bite mu Rwanda. Abantu batatu bishyize hamwe umuntu wigendera bishoboka bite. Ni ukuvuga ngo already namwe muri media mwamushyizeho. Twagiye no kubafata tunakoresheje amashusho mwaduhaye. Bamushyizeho abagira atya nibyo yari yambaye, turazuminga tujya muri laboratoire turatunganya neza kugira ngo turebe isura. Noneho tumaze kubafata abantu batangira kujya inama batari ko aba bantu tubaparedinge kugira ngo duhumurize abaturage. Abandi bati Dukuzumuremye ejo bundi yari ku muryango avuga ibintu byo guparedinga. Noneho nkumva impande ebyiri ndabazana ariko mumbarize Dukuzumuremye ninde uzaba uparedinga. Ari umunyamakuru watwohereje ifoto ye tutaranamufata ngo nabyemeye, nibura twe yanabyemeye. Yabyemeye abuze ati ninjye wari ufite rwose. Uvuki kuri bavuga na Dukuzumuremye watubwiye ati bakubise umugore dore n'ukuntu bamukubitaga. Ubu ni do paredinze. Nagira ngo rero hari igihe wa mugani ikibazo si uguparedinga ni uburyo wenda duparedinga. Ari ibintu reka bivuga mu Cyongereza, there is what to do but there is also how to do it. So what to do is as important as how to do it. Nk'uko nyine bavuga bati urukiko rw'ikirenga rwari prononcéje rufite ibyo rwavuze, nanjye ndemeranya na Joseph ko umuntu ugikekaho icyaha tudakwiye kumugaragariza rubanda nk'umuntu wakoze icyaha. Ariko nitunamugaragariza rubanda nk'umuntu ukekwaho icyaha, cyane cyane simpamye ko baparedinga buri wese. Hari ibintu biba byabaye ubona mu by'ukuri byabangamiye umudendezo w'abaturarwanda nawe urimo ku buryo bukomeye. Noneho ngasigara jewe cyangwa Pacifique turwana nabure kuvuga ngo uyu muntu nubwo tubibona n'ibimenyetso byose bigaragara si twe twemeza icyaha cye. Urinda umugeza hariyo ikivuga ngo suspect. Yanabyiyemereye pe. Ufite n'amafoto ahubwo na video ariho akora ibi. Buriya tubwita suspect wa mugani wa presumption d'innocence. Noneho kavuga ngo nubwo urukiko rw'ikirenga rutwemerera kubikora rukatubwira uburyo tubikora, natwe dukwiye kubikorera buri wese. Umuntu washikuje ukamuparedinga, wakubise ukamuparedinga, uwibye ukamuparedinga, uwishe ukamuparedinga, wanyoye yasize ukamuparedinga, byaba bibaye byinshi. Twaba tugiye wa mugani. Ariko hari igihe ubona ukwiye guhumuriza abantu.
hanyuma ugasigara uvuga uti ndabahumuriza nte ku buryo uyu muntu aguma ari suspect. Nagira ngo rero nitubyica uzatugarura aho ngaho, ariko mwe muparedinga namwe ntimuparedinge buri kintu cyose, ndetse ntimuparedinge suspect muri murangiza muparedinge muwakoze icyaha n'uwakorewe. Joseph naho ngaho numva twaguma gake cyane twashyira umuntu ku karubanda bizabe ari ngombwa cyane, ndetse twanubahirije uburenganzira bwe bw'uko urukiko rutaramugira rushobora kumugira umwere. Nasubira umwere bizahure n'uburyo twari twarabivuze ko twakekaga. Ndetse nakifuje ko umuntu twageze ku rwego duparedinga twajya twiyevariwa pari raporo y'uburyo azagirwa umwere cyangwa umunyacyaha. ni ukuvuga iki? Nuvuga ngo jyewe n'igihe wakoze investigation cyangwa n'igihe wamufashe n'ibimenyetso ndabifite n'ibintu byose bigaragaza ko mu by'ukuri icyo ntametiriza n'imyaka bazamukatira, ariko kugira ngo abo umwere kereka hari umuntu wariye ruswa. Ubundi twakabaye iyi challenge twe kuyifata tutikanga na Murangira, twayifata kuvuga tutari ko mu bantu 10 twaparendinze 9 niba barabaye abere, ubu nta kibazo dufite. Na Joseph agasanga mu bantu 10 twaparendinze 9 barahamwe n'icyaha, ubu hari ikibazo dufite. Twembi twiyevariwa dutyo, n'ubu paredinga abantu 9 muri bo bakababere, uzaba paredinze kare, uzaba paredinze ibintu bita washobora kubijera ukundi. Ariko nawe uzabaze Joseph utari ku uyu muntu hagati y'abari abaturage twahumurizaga na identité y'uyu mwicanyi uhise mwiki ukabivuza, kandi twatinya no kuvuga ko ari mwicanyi, twavuze ko akekwaho ubwicanyi. Joseph uhise mwiki, ndahamya ko Joseph n'umugabo nyamukurikira azahitamo abaturage kubita wihanukiriye mbega ko wa muntu wari ufite umupanga ariho ashaka kwiba umugore 32,000 ugahura nawe nawe mupanga yaramaze kukwita wa mugore, none ukamubembereza uri innocent kugeza ubaye proven guilty. Ubu simbasubije uri innocent mufite n'ifoto ye n'iyo video ameze arya mu Rwanda muri 2025 ngo ukabembereza ngo uri innocent kugeza hagati y'igihe urukiko ruzamugirira umwere akabatemya undi. Nshinzwe umutekano wawe n'ubundi azatema, reka da hagati n'ubundi azatema, ndahita mu umwe. Mwabyumvise? Hagati y'uriyutema n'uzatema, njyewe ushinzwe umutekano, uwo nshinzwe umutekano cyane n'uyu wenda ndamushinzwe, ariko nongeho cyane kugira ngo utaza kwivuga nabi, uwo ushinzwe umutekano cyane ni umuntu wigenderaga mu kazi ke, twamubwiye ko u Rwanda rutekanye, hari umuntu ufite gahunda yo kumutema. Abo bantu babiri n'ubwo bashinzwe, hari uwashinzwe cyane. Aho nta confusion ngiye mfite, uyifite ubwo tuzavugana ku ruhande nawe uburyo tuzagendana. Ariko amategeko afite ko biteganya, hari igihe biba bibi cyane mukaducyurira ngo negariye mu bitubazaga, ariko uyu muntu ngo yagiye kujya gutese n'ukuntu mujya mubivuga ega barazirwanya bakazirwanya cyangwa bakiruka, barabikora kabisa.
umuntu wari ugiye gutema abantu hanyuma agashaka kurwanya urwego, hari uravuga ngo buriya yaragiye kumukatira urwara kandi hari undi yatemye, none rategereza urwara ntarukate akakata ijosi. Abo turavugana kandi amategeko anyemerera kuvugana nabo. Ibyo mutangira kumbwira rero ngo yararambuye umupanga ushegeye gutema umupolisi, ngo kuki utabwiye umupolisi ngo murase kurwara. Ahubwo se wabwiye uriya akamutema kurwara. Hagati y'abo bantu babiri koko ufitiye imbabazi nde? Icyambere mbafitiye imbabazi bose, ariko uwo zifitiye cyane ni victime. Niwe zifite ushatse gutondekanya uwo ufitiye cyane. Uvuga ngo amategeko anyemerera icyo bita self defense cyangwa no gutabara undi muntu uri mu kaga, nabyo yarabinyemerera. So umuntu rero wakoze ishyano rikomeye cyane mudashaka mu Rwanda, mudashaka, navuduka yiruka asiga abari bamujyanye kwerekana aho ibintu biri bya bindi mujya muvuga, akagenda abasiga amana. Ngewe mu mutwe wawe ikizanzamo nuko agiye gukora bya bindi, ko yirutse nk'umusazi kandi hari ibintu yari yakoze mbere. Ubu ngiye gusova sosiyete. Icyo kibazo tukizinge birarangiye, wari ufite gahunda yo kukibaza, ubu ndamusubije.